biriya yabitse mu mutima wiwe. Umuntu abibikamo ryari? Abibikamo arimo agendera muri ziriya nzira z'abanyabyaha, ahagaze muri ziriya nzira z'abanyabyaha, yifatanyije na bariya, yicaranye nabo. Haleluya! aho utinze usa naho. Haleluya! Petero yatindanye na Yesu Kristo n'igihe yari amwihakanye, yagerageje kwishushanya. Imvugo yiwe igira gute? Iramumenyekanisha. Ariko n'imvugo yawe irakumenyekanisha yuko nawe uri umwe n'uburiya mwari muri kumwe. Mwiriwe neza bene data, amahoro y'Imana bane namwe. Dushima Imana ko yongeye kutugira icyizere, tukaba ari twebwe tugiye kuba abagabura b'ijambo ryayo. Amazina yanjye nitwa Bizuru Shekina, ni benshi banzi nka Evangeliste Shekina. Ibindi Imana iduha hano umugisha. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Zaburi igice cya mbere. Ni amagambo abantu benshi bazi. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kadusome n'irindi jambo riboneka mu rwandiko rwa Yakobo, aho igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 13. Kuri 13 haravuga ngo umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Amen. Dusoreje ku murongo wa 15. Aya magambo aboneka hano muri Zaburi yatubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi uwo muntu ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi nanone ngo uwo muntu ntiyicarane n'abakobanyi cyangwa se abasekanyi, niba ariko twavuga. Arangije ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo muntu utagendera muri ibyo ngibyo, ahubwo akabisimbuza kwishimira amategeko y'Imana, ngo hanyuma ngo ayo mategeko y'Imana ngo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Haleluya! Hanyuma ngo uwo muntu umeze utyo witandukanya n'ibyo ngibyo, witandukanya n'izo nzira, ntazihagararemo, ntazigenderemo, ntiyicarane n'abazigenderamo, ahubwo akibwira ibyo Imana ishaka, amategeko y'Imana. Ngo uwo muntu ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gishorere imizi muri wa mugezi. Ngo iki giti ntabwo kijya gikangwa n'amapfa, ntabwo gikangwa n'uko izuba ryacanye, ngo ahubwo iki giti haba ku mvura cyangwa se ku zuba ngo gihora cyera imbuto, ngo cyera imbuto ngo igihe cyacyo. Haleluya! Ngo kandi ngo uyu muntu witandukanyije n'ibyo, agafata biriya ibyo ijambo ry'Imana ritubwiye, ibyo Imana ishaka, amategeko y'Imana, akaba ariyo yishimira, akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo icyo azakora cyose nyuma yo kwera imbuto, nyuma yo kuba yera imbuto no mu gihe kitari cyo kwera imbuto, ngo icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza, icyo azerekezaho amaboko cyose, icyo azagambirira cyose kizamubera cyiza. Kizamubera cyiza kubera gute? Kubera iki? Kubera yuko uyu muntu yabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wiwe. Kuko afite rero iryo jambo ry'Imana mu mutima wiwe, ntabwo ashobora gucumura ku Uwiteka, ntabwo ashobora gutekereza gukora ikinyuranye n'ubushake bw'Imana, kuko ibyo yibwira ku manywa na nijoro ni amategeko y'Imana n'ubushake bw'Imana. Icyo azakora cyose rero kizamubera cyiza kubera yuko ibiri mu mutima wiwe. Haleluya! Ibiri mu mutima wiwe ni ibihuje n'ubushake bw'Uwiteka. Yesu Kristo yaravuze ngo umunsi umwe abigishwa be barimo barya badakarabye, hanyuma abantu baravuga ariko abigishwa bawe bakora n'ibiki, kuki barya badakarabye? Aravuga ati ariko ntabwo ikijya mu muntu aricyo nanduza. Aravuga ngo ahubwo ikiva mu muntu, ibyo abitse mu mutima
ibyo abitse muri we, ibyo yapakiye muri we, ibitekerezo afite mu mutwe we n'ibyo yashyize mu mutima, haleluya, nibyo bimwanduza. Biriya yabitse mu mutima we, umuntu abibikamo ryari? Abibikamo arimo agendera muri ziriya nzira z'abanyabyaha, ahagaze muri ziriya nzira z'abanyabyaha, yifatanyije na bariya, yicaranye nabo, aho utinze, haleluya, aho utinze usa naho, haleluya. Petero yatindanye na Yesu Kristo n'igihe yari amwihakanye, yagerageje kwishushanya, imvugo yiwe igira gute? Iramumenyekanisha. Ariko n'imvugo yawe irakumenyekanisha yuko nawe uri umwe n'uburiya mwari muri kumwe. Aramwihakana kabiri gatatu, akamubwira ati ariko imvugo yawe, haleluya, irimo iragira gute? Irabigaragaza. Sinkeka yuko ari imvugo gusa, ahubwo n'imyambarire, n'imitekerereze, n'imyifatire byagaragazaga yuko Petero atandukanye n'abandi bantu bari bari aho ngaho, ahubwo yuko ahuye neza na Yesu Kristo, kuko ari we yari yaratindanye nawe, kuko ntibavuze ngo imvugo yawe batamaze gutahura yuko yari ari kumwe na Yesu Kristo, ari umwe nawe. Ahubwo n'igihe yari abumbye akanwa atavuze, yirinze kuvuga, baramurebye, bareba uburyo yifata, bareba uburyo yitonze, bareba uburyo yambaye, bareba uburyo ameze, babona yuko uwo muntu adasanzwe muri bo, haleluya. Barangije barabata ariko nawe wari kumwe nawe, arangije abumbura akanwa, akora ikosa ryo kubumbura akanwa, babona ikindi kimenyetso, barabata ariko n'imvugo yawe iragira gute? Irakumenyekanisha. Iyo dutindanye na Yesu Kristo dusa nawe, iyo dutindanye n'abera tubabera, dusa n'abera, haleluya. Ariko iyo dutindanye n'abanyabyaha tugatinda mu nzira zabo, natwe tuba nk'abanyabyaha, dusa nabo. Iyo twicaranye nabo, iyo duhagaze mu nzira zabo, iyo dukurikiza imigambi yabo, tuba nkabo, tuba turi nkabo, haleluya. Umuntu atinda mu makara, niba ari umucuruzi w'amakara, agasa nayo, ugasanga akavumbi k'amakara kamwuzuyeho. Umuntu atinda ahantu hari icyuma gisya, niba ari umuntu ukora kuri icyo cyuma cyangwa se uri hafi aho ngaho, ugasanga nawe ifu yamwuzuye mu mutwe n'imyenda yose, arimo arasana ifu, kubera yuko yagize gute? Kubera yuko yatinzaho. Ariko umuntu wahanyuze yigendera, n'umuntu utahageze, biragoye yuko wamubonaho ibyo bimenyetso by'uko akora kuri icyo cyuma cyangwa se by'uko yagitinzeho. Iyo dutindanye n'abanyabyaha tugatinda mu nzira zabo, birangira natwe tubaye abanyabyaha. Ijambo ry'Imana twasomye hano muri Yakobo ryatubwiye inzira iganisha ku cyaha ukuntu imeze, haleluya. Ryabanje kutwihanagiza tuvuga ati umuntu nakora icyaha, nagwa mu cyaha, ye kuvuga ngo Imana niyo yagize gute? Niyo yamwoheje gukora icyo cyaha, kuko bidashoboka yuko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa se igira uwibyohesha, haleluya. Ntabwo Imana yoshywa n'ibibi, nta nubwo ishobora kugira uwugira gute? Ibyohesha, ibwira ngo ariko kora biriya bibi, oya. Ngo ahubwo umuntu ngo yoshywa n'ibyo ararikiye, ngo nibyo bimukurura, ngo hanyuma ngo iryo rari ngo riratwita, haleluya. Ngo iryo rari riratwita, ryamara gutwita rikabyara icyaha, ngo icyo cyaha nacyo gitinze kikagira gute? Kikabyara urupfu, cyangwa se kikamuzanira urupfu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, haleluya. Umuntu rero iyo ajya gukora icyaha, umuntu iyo ajya kuba umunyabyaha, kujya kure y'Imana, bitangira kururwa n'ibyo ararikiye. Hari ibintu Satani ajya asigiriza akabihindura ibitukura kugira ngo twambure imigabane yacu, haleluya. Ibi nibyo byabaye kuri Esawu. Esawu umunsi yari avuye guhiga, ngo yasanze murumuna wiwe ngo amaze guteka ibigize guta ibitukura, hari abajya bavuga ngo ni ibishyimbo. Ngo amaze gukaranga ibyo bishyimbo, Esawu n'inzara yari afite ngo abiteye amaso, aravuga ati ibishyimbo ngomba kubiryaho. Ibi bishyimbo birandutira n'amasezerano Imana yampaye, irandutira n'umugabane wo kuba ndi umwana w'imfura. Murumuna we aramubwira ati ibishyimbo kugira ngo ubiryeho, ibishyimbo kugira ngo ubiryeho hari icyo ugomba kubanza kumva. Nawe aravuga ati se nishwa n'inzara, uwo mugabane w'umwana w'imfura wo nzawubona gute nishwa n'inzara? Aravuga ati no, reka ndye irya none
nzabe mpfa ubutaha, ariko urw'uno munsi narusimbutse. Arangije amuha uwo mugabane w'umwana w'imfura kugira ngo agire gute arye kuri iryo funguro ry'umunsi umwe ry'ibitukura, kandi yari avuye ku muhigo. Haleluya. Satani ajya asigiriza ibintu ndetse n'ibyari bitoya akabihindura ibintu birengeye ibindi bintu byose, akabyambika isura nziza mu maso yawe, bikagaragara nk'ibintu by'igiciro cyinshi ku buryo utabasha kugira gute kubisimbuka. Niyo mpamvu umwana w'umuntu atemerewe kurarikira ikintu icyo ari cyo cyose, kibe gito kibe kinini. Ikintu cyose uzararikira nicyo Satani azaheraho agira gute, ahera hagutera. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo wowe ukunda, wowe ufite urukundo, urwo rukundo rwawe urukundisha Uwiteka, wongereho kandi izo mbaraga zawe zose. Haleluya. Muri urwo rukundo n'ubwenge bwawe bwose ubushyire muri urwo rukundo ukunda Uwiteka, n'ubugingo bwawe bwose ubishyire muri urwo rukundo ukunda Uwiteka. Ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Kuko nujya gukunda ibindi, nujya gukunda iby'isi, Satani nibyo azagutereramo. Ariko Satani biragoye ko yaguterera mu Mana, niho honyine Satani ataguterera. Satani aguterera mu mukobwa ukunda, akaguterera mu musore ukunda. Satani ajya aterera ababyeyi mu rukundo bakunda abana, akabatandukanya n'Imana bagahinduka ibigirwamana. Ariko urukundo ukunda Imana ruhuje n'itegeko ryayo, ngo ukundishe Uwiteka umutima wose, niho hantu Satani adashobora kugira ubundi buryo abigoronzora ngo bikure ku Mana, kuko urwo rukundo ukunda nta wundi rukundo ahubwo ni Imana. Haleluya. Satani iyo tugize akantu turarikira tugaragaza yuko dukunze, niko ajya ahindura intwaro yo kugira gute, yo kudutsinda, kugira ngo adutandukanye n'Imana. Ajya akuza ako kantu akakambika ubwiza, akakambika icyubahiro n'ubushobozi bwinshi, ku buryo ubona yuko ari nta kindi kintu ukeneye uretse kariya kantu akurarikiye, kabe gato kabe kanini. Satani niko ajya akoresha kugira ngo agire gutandukanye n'Imana, akagahindura ikigirwamana, ajya agakuza kagasumba Imana. Ukikanga ariko urimo gukunda Imana wayitaye kure, utagitekereza ku Mana, ukagatekerezaho, ukamutekerezaho, ukagitekerezaho, ukamara umunsi wose aricyo utekerezaho. Haleluya. Ariko hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu witandukanyije n'ikibi, umutima wiwe ushyire ku mategeko y'Imana, ngo abe ariyo yibwira ku manywa na nijoro, kandi abe ariyo yishimira. Ngo ibyo ngibyo bizamufasha iki? Ngo bizamufasha kugira gute, kwera imbuto. Ngo kandi ngo azera imbuto bitari nk'ibindi bimera, bitari nk'abandi bantu, bitari nk'ibindi biti birindira yuko imvura igwa kugira ngo bigire gute, birabe byera imbuto. Ngo ahubwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo iki giti gishorera imizi mu mugezi. Ngo iki giti kuko cyashoreye imizi muri uwo mugezi, ngo kijya cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kuzuba kumvura gikomeza kwera imbuto. Haleluya. Nibiki wibwira ku manywa na nijoro? Ni bande utindanye nabo? Ni izihe nzira utinzemo? Ni iyihe migambi urimo kurikiza? Ese ni ubushake bw'Imana, amategeko y'Imana, ijambo ry'Imana? Muri Bibiliya y'Icyongereza hariya bavuze ngo ahubwo amategeko y'Imana ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Bakoresheje ijambo ryiza ngo meditate, ngo amategeko y'Imana ngo niyo medita, akorera meditation ku manywa na nijoro. Ntabwo uzigera wumva neza ubushake bw'Imana utahaye Imana umwanya wawe wose. Ntabwo uzasobanukirwa n'ijambo ry'Imana, nta nubwo uzasobanukirwa n'amategeko y'Imana hari ibindi bintu nabyo biri imbere yawe bimeze nk'ibigirwamana. Umuntu aba umukristo akaba n'umukinnyi, akaba n'umufana wa football, agafana Kristo, agafana n'umupira na Manchester na Arsenal. Mu gihe abandi bagiye gusenga, niba ikipe afana yakinnye, wakagira gute akanyaruka akajya gufana ya kipe. Mu gihe itakinnye akongera akagaruka akaza gufana Yesu Kristo, agahora muri iyo circulation. Umwanya wiwe ku manywa ari hano, nijoro ari hariya. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uwo muntu
ngo agomba kuba yibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Agomba kuba yibwira ubushake bw'Imana ku manywa na nijoro, akabutekerezaho, agakora meditasiyo ku ijambo ry'Imana, agakora meditasiyo ku bihimbano by'umwuka, agakora meditasiyo ku mategeko y'Imana, ku bushake bw'Imana, agatekereza byimbitse ku bushake bw'Imana. Haleluya. Ariko niba ushaka yuko Imana iba hariya, na filime zikaba hariya, n'indirimbo zikaba hariya, na komedi zikaba hariya, bizakugora yuko ukora meditasiyo ku ijambo ry'Imana, ku bushake bw'Imana, ngo ubikore ku manywa na nijoro. Kandi nutabikora ku manywa na nijoro, ntabwo uzahwana n'iki giti cyatewe hafi y'umugezi. Uzera imbuto ku manywa, nihaba nijoro imbuto zawe zikurwe. Uzera imbuto mu bihe byiza, nihaza ibigerageza izo mbuto zawe ziveho. Nicyo bisobanura. Ariko nutinda mu by'Imana, nutinda ku bushake bw'Imana, nufata umwanya wawe wose ukawuharira Imana, ku kazi kawe ukaba urimo utekereza Imana, umutima wawe utatwawe n'ibindi, haleluya, mu rugo rwawe akaba ariyo mpumeka ibihari, mu byo ukora byose bya buri munsi, haleluya, ukazirikana amategeko y'Imana, ugakomeza kuyubaha no kuyubahisha, nibwo uzahwana n'iki giti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, kandi ibibabi byacyo ngo ntabwo bijya byuma, gihora gitoshye, kandi kigahora gitoshye gifite n'imbuto. Ntabwo ari nka wa mutini Yesu Kristo yagiye gushakiraho imbuto akazibura, kuko byari ibibabi gusa, yawubonye utoshye, ariko ngo awegere arawuzenguruka, abura imbuto, arangije agira gute? Arawuvuma. Ngo bahindukiye basanga wa mutini wagize gute? Ubumye. Haleluya. Kugira ngo uhwane n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kandi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, nuko umwanya wawe wose uharira Imana, nuko utindana n'Imana, ukitaza ibitavuga Imana, ibikundi n'ibindi n'urungano rutavuga Imana ukarujya kure, abakobanyi, abasekanyi, abasebanya ukabajya kure. Haleluya. Ugakomeza gukonekita umutima wawe n'Imana n'ubushake bw'Imana. Ibyo nibyo bizagushoboza guhana n'iki giti cyatewe hafi y'umugezi. Ibyo nibyo bizagushoboza yuko ikintu cyose uzakora kizakubera cyiza, kuko ibyuzuye muri wowe ari ibyiza gusa, bitavangiye n'ibindi bibi, kuko watindanye n'umwiza, kuko watinze ku birenge bya Yesu Kristo nka Mariya. Haleluya. Uba ufite umugabane utazigera wamburwa. Haleluya. Ibyo uzakora byose bizakubera byiza, kuko muri wowe ari nta bibi birimo, nta migambi mibi ishobora guturukamo, kuko abanyamigambi mibi witandukanyije nabo, inzira zabo ntukizihagararamo kandi ntukicarana nabo. Reka nsoreze aha ngaha. Wowe utinze hehe? Utindanye n'abandi, utindanye muri gukora ibiki? Haleluya. Bitangira wicara, bikegera imbere ugahagararana nabo, ugahagarara no mu nzira zabo, barimo bakora imigambi mibi, barimo basambana ukabareberera, barimo ukabarebera uko batinge ntabwo njya niba, barimo banywa inzoga ukabareberera, uhagaze mu nzira zabo, bikarangira nawe ukurikije imigambi yabo, ukoze nk'ibyo bakora. Haleluya. Niyo nzira y'icyaha. Bitangira gake gake, ntabwo Satani ajyaza ngo akurure umuntu, arabanza akakwereka ibyiza, wamara kubyemera nk'ibyiza, wamara kubikunda akabikoresha mu kukugusha. Ngo irari ngo riratwita, ngo ryamara gutwita ngo rikabyara ibyaha, ibyo byaha nabyo byamara gukura bitinze bikagira gute? Bikabyara urupfu. Ni gake gake agenda gukurura gake gake. Haleluya. Bikarangira gusingiriye, agutandukanyije n'Imana. Egera Imana, ihuze n'ubushake bw'Imana, komeza utekereze ku bushake bw'Imana, wiyegereze ijambo ry'Imana, wiyegereze amategeko y'Imana, utindane n'Imana, utinde mu nzu y'Imana, utinde mu masengesho, utinde mu ijambo ry'Imana, utinde mu bihimbano by'umwuka, aba ari byo uhanga amaso, uve kuri za filime n'imipira n'ibindi bintu na za komedi byuzuye hano hanze, nibyo kukurangaza, nibyo gutuma ku manywa na nijoro nta bindi utekereza, nta bindi wibwira. Ufata telefone ari byo ugiye kureba, utinda kubyuka gusa ngo wongere usingire telefone yawe aho bayirambitse ngo bari byo ureba. Ariko nutindana n'Imana, nutinda mu by'Imana, uzajya ubyuka ari byo ubyukiramo, uzajya ubyirirwamo kandi wongere ubiraremo. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarimo ritubwira ngo
dutindane n'Imana. Ijambo ry'Imana yarimo ritubuza gutindana n'ibidafite umumaro. Haleluya. Ahubwo dutinde mu by'Imana, dukomeze kwibwira iby'Imana, nibwo tuzabasha kugira gute, nibwo tuzabasha kwera imbuto, kandi nibwo ibyo tuzakora byose bizaba byiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ribaganze. Shalom shalom.